Twongeye kubasuhuza inshuti za Smartness TV nk'uko twabibasezeranyije ko Smartness TV izajya ibagezaho ibiganiro bigendanye n'uburezi, imyidagaduro n'umuco. Uyu munsi twabateguriye amakuru, nta nubwo nabyita amakuru, muri make ni ugusangizanya ibitekerezo ku magambo yabugenewe akoreshwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Burya ngo agahugu katagira umuco karacika cyangwa se karazima. Ni byiza rero ko umunyarwanda uwo ari we wese, umwenegihugu, atagombye gusuzugura ururimi rwe rw'umwihariko, ururimi kavukire. Ni byiza ko umunyarwanda atica ururimi aho aturuka hose. Ni byiza ko dusangizanya, tukajya dukoresha ikinyarwanda kizima, ntidukoreshe ikinyarwanda gipfuye. Mu magambo akurikira rero twabateguriye, ntibavuga ahubwo bavuga amata yiriwe, bavuga amirire, ntibavuga amata akamwe ako kanya, bavuga inshyushyu, bavuga amata yaraye ataravura, bavuga umubanji, bavuga amata yafashe, bavuga ikivuguto, bavuga amata y'inka yimye, bavuga amasitu, bavuga aho batereka amata, bavuga uruhimbi, bavuga icyo bakamiramo ahubwo bavuga icyansi, icyo banyweramo amata bavuga inkongoro, icyo bacundiramo amata bavuga igisabo, igipfundikizo cy'igisabo bavuga inzindaro, ikibumbe cy'amavuta y'inka bavuga isoro, icyo bavurugisha amata bavuga umutozo, kumena amata ubishaka bavuga kuyabikira, kumena amata utabishaka bavuga kuyabogora, amata bakuyemo amavuta bavuga amacunda, amata y'inka ikimara kubyara bavuga umuhondo, inzu y'inka bavuga ikiraro, ikiziriko cy'inka bavuga injishi, gutangira gukama bavuga kwinikiza, kurangiza gukama bavuga guhumuza, inka itagikamwa bavuga ko inka yatetse, gukamisha amaboko abiri bavuga kuvuruganya, iby'inka imya babyita amase, ikirundo cy'amase bacyita icukiro, amase yumye bayita igisheshe, inka z'inka bazita amaganga, kotesha inka bavuga kuyicanira, kurongorwa kw'inka cyangwa gusama kw'inka bavuga kwima, inka ntirya ahubwo bavuga inka ko irisha, isaso cyangwa ibyatsi inka ziryamaho babyita icyarire, kujyana inka kunywa amazi babyita gushora, kujyana inka kurisha babyita kwahura, gukura amase y'inka mu rugo bavuga gukuka, inka itarabyara ariko ari nkuru bavuga ishashi y'inka, inka yabuze urubyaro bayita ingumba, inka yabyaye rimwe igahita ibura urubyaro bayita urubereri, ubwatsi bahanaguza inka babwita inkuyo, kujyana inka kwima babyita kuyijyana kuyibanguriza, ubuze inka konka nkayinyana babyita kwimira, kureka inyana ikabanza konka mbere yo gukama babyita kwinikiza,
ishaka kwima bavuga ko inka yarinze. Inka ijyanwa gusaba umugeni bayita inkwano. Inyana ikivuka bayita umutavu. Amaboko y'inka irimo kuvuka atangiye guhinduka bayita inkoni. Inka ntiruhuka bavuga ko inka irabyagira. Inka aho ziruhukira bahita kwibuga. Muri make ayo namwe mu magambo y'ikinyarwanda umunsi twabateguriye, ariko amagambo tuzagenda tuganiraho y'ikinyarwanda uko akoreshwa ni menshi. Tuzagaruka ku masano y'ikinyarwanda, tuzagaruka ku magambo akoreshwa imvugo zikwiye ku bijyanye n'umwami. Muri make hano kuri Smart TV tuzakomeza tubagezaho amagambo yabugenewe agendanye n'ibyo umuntu yakagombye kuba azi mu bumenyi bwose. Ntiwibagirwe gukanda like na subscribe. Naho gutaha ibiganiro by'undi munsi. Mwakoze cyane.